Safi. 1 2 3 go. Turagushimiye wese no kudukurikirana ugeze neza kudukurikirana hanyuma wegere kugira ngo tuganire muri uyu mwanya mutoya. Turashimira abamama bongeye kandi kutwitaba ejo narababwiye ngo tuzagaruka na part 2. Ababyeyi barabibwiye ejo ariko hari abantu bashobora kuba batakurikira ikiganiro c'ejo bongere bakirebe kuri Imuhira International nk'uko bisanzwe. Tutagiye muri byinshi bose bafite za channel zabo yitwa Indodo TV1, Matare TV, Gisa TV1 mu bikurikirana. Hanyuma ndabiyegereje ababyeyi beza. Reka twinjira muri topic y'umunsi kugira ngo tubabwire abantu bacu batukurikirana. Ejo twasoreje ahantu ibintu umuntu akumbuye. Nyamama mwiza naravuze bakumbuye amata y'ishushu. Ndayakumbuye cyane. Umubyeyi mwiza navuga ko akumbuye kujya kurure akayibisha igitoki nabwo yagiye nk'ahantu mu murima bagiye gukura imyumbati gukora akantu gisubira tugomba twinjirira aho ngaho dusoza ikiganiro cyacu twandikiraye mu nzira ejo. Aravuga ngo iwe ngo akunda ngo asome ajye kurure ayirisha igitoki kibisi yagiye gukura imyumbati mu munyarubembe cyangwa igitiga n'agashongo. Uriya mubyeyi bavuga ko yakuriye mu mujyi cyane avuga ko ikintu yakundiye iwacu anakumbuye nuko azasigira umuntu umwana kandi akagenda aho ashaka agasanga umwana ari safe mu ndimi z'ikigi. Tugiye gukomereza aho ngaho rero aho tubwira ko ukunda amata y'iwacu yafatwaga udukumbuze ku mata y'iwacu. Tugiye gukumbuza buri muntu ikintu yavuze yongera gikumbuza abantu n'ibitwa ko amadusoza tuzoga na part 2 hari kibazo part 3 ngavuga uvuga ku mata uvuge ku mubanji uvuge ku kivuguto uvuge ku mwirire yose uyatake nyuma udutakire ku buryo by'ibana nyuma udutakire ukuntu hano z'uburi kuntu usiga umwana iwacu ubona kumusiga ikaze. Ya murakoze cyane. Njyewe navuze ko ndi umukozi w'amata cyane. Muri iwacu niko yakubwiye ejo ndakora ko samata iri iwacu twa ibintu by'amata byabaga zubashwe cyane. Ni ukuvuga ngo nta bintu by'amashashi kuko hano ugenda gucuma bagushyira mu mashashi abiri iya mbere bakarenzaho iyindi nawe ukamugira uwo ugashyira muri paper bag ukajana mu gihe kumwe amata. Ariko iri iwacu amata y'iri iwacu yarubahwa cyane. Ni ukuvuga ngo iri iwacu twagiraga inkongoro y'amata yagenewe amata yonyine. Noneho hakaba n'utudete twaheragamo nk'umushitsi. Bene uyu mushitsi nyine wiyubashe cyane ntabwo bamuheraga mu gikombe bamuheraga mu kadete ugasanga akadete hari ukuntu bajaga kudusiga bagafata nk'ingwa bagasiga ivu bagasiga inkongoro ivu yozaga inkongoro imbere hamwe n'ibyatsi. Noneho bagasura bafataga ivu kandi inani ingwa bagasiga inkongoro inyuma. Yemwe ni ukuri ibintu by'iri iwacu twashiragamo amata byabaga byiyubashe cyane. Amata y'umubanji yabaga ameze gute? Amata y'umubanji nanuvuga ngo amata y'umubanji ngo umwirire ikivuguto. Amata y'umubanji yabaga ameze neza cyane. Amata bavanze n'iki n'amazi iriya ruguru se habaga kuvanga amata n'amazi. Niyo shushu se ba bari hano twabibonye niyo shushu cyane amata y'umubanji. abari yanze ore akamera amata y'umubanji ni amata ameze gute? Amata y'umubanji ni amata akayo bakamye none bakazoyanywesha ataravura yiriwe akarara ataravura kandi atarabikivuza kandi atari inshuro kandi adakonje. Ese bakaza amacanga bakaza yahabashi oya amata y'abashi yahabaga amacunda niyo abashi bakunda bagashiramo isukari. amacunda urayazi? amacunda ntayakoraga gute? Amacunda ni amata bakamaga noneho bamara kuyakama
bakayacunda mu gisabo bagacundira hagufi bagacundira babaga bicaye hasi si kuko ngo cyangwa bakayashira bagashira igisabo hano amareba ngo ni ikivuguto amata amacunda ni ikivuguto noneho bakayashira mu ntuzo mu gisabo bagacunda noneho bagakuramo amavuta bagasigara asharira niyo bamajoga bashi nk'amacoco abatazi amacoco tuzogaruka cyoya niko witwa ndamuritiramo ngaho utubwira ese bakazaje ukamisha n'akabido cyangwa bakazaje ukamisha n'inkongoro nagazaje inkongoro n'akabido bashanaga n'utubido baradutwaraga bari basigaye ariko baradutwaraga ariko bakamaga n'utudeti tutarava aha bibutse ko iwacu je sinahabaye cyane ariko tumwe ngenda nibuka bakaza bagemurira umukobwa akamugemurira n'amata yewe bakikorera inkongoro bagiraga bagaza bashiramwe abantu babiri bamata umusigo wose ukaba muri abantu bagiye kugemura inyumbati ibiki ariko bakagira amata abantu babiri b'imizigo bakayatwara mu gishamba bakayakura ku ndodo bakagera mu rurambo sasa yageze ko amata hariho hose hariho ubunyine turi amata yaruguru watinda kugira ucye gusaka reka ya mazi amata yaruguru ntabwo yagaza atayo mwisashe wewe yewe bantu mbwira ukuntu bagemuraga amata nk'ahantu urugendo rurerure umuntu bakikorera inkongoro akaja gukuruza agafata igisamba kuzuba uko byagenda kose tawo batagemuriye wenda keretse ari nk'abantu bagenda ahantu barara imbaga bageza bayateguye ariko bageza bayatwara ntaho boyasize kandi ntiyageza amata y'iwacu bari bugende bageze bajana n'ikivuguto tibogisize bageze bajya muri shushu n'ikivuguto bakavanga inkongoro ingana gute se ku buryo abantu babona ayo mata cyangwa niba hari ibikombe bitatu zabaga zitandukanye habaga inkongoro z'ibicengu hakabaho inkongoro nyine zibaye inka zirezire icyansi zabije inkongoro birebire binini hakabaho n'utudete bene utu dutoya ariko ududete ntibakundaga kutujana twabaga ari duto cyane ku buryo uba cyangwa amaritiro 5 nk'aka kabido k'amajerekani 5 icyansi nicyo bajanagamo amata bagemuye yajagamo nk'akabido k'amacupa 5 yari menshi da yewe ni gute ugaheza ku mugabo amata akamwera mu nkongoro akamwera gutyo wagize uzana umutsima ugashiraho ngaho imboga umutsima ga ntabwo wagazuzana ngo utereke ku meza habaga udutaro two kuriraho ibintu by'icubahiro byose bimeze neza udutaro intaro ugashiraho umutsima n'imboga wafundikiye n'igikombe cy'amata cyangwa n'akadete yafundikiye iri iwacu habagira ibikombe bigira n'imitemeri ibi byo kuvuga ngo urazana ngo umutsima n'imboga birangaye numara uzane n'udukura bero tudusa n'utukuriraho iwacu ndibyaha zamboga yazisiga kandi habaga abagabo bamwe iyo batariyongeza ku mboga ariko ntibavugaga ko bari zari zoroshe wa muntu we zari zoroshe kuja mu ruzitiro basora tukira aho ngaho hari umuntu twari duturanye yageze ansetse ukuntu kera bagize bateka ibishimbo bakamateka gusikirinda cyuzuye ibishimbo bamara nta tuvuta nta nyanya ntaki bakamushyira mu munyu bamara gucumba gusa bakamushusho za bishimbo nuko nyine yagize bimbwira ngaseka gusa kandi cyangwa banashiramo n'utuvuta tiwokara nukunyanyagizaho ujya dukeya cyagi gutetse ibishimbo cyangwa n'ibihuru byose ugashiraho dukeya hejuru bigatogota ugakura ukarya se nk'umuntu bikaryoha nk'ibi muba mwarunze mugataka mukagira atayibona bikanga biryohe hari heza ati ngaho tubwire ma ukuntu yewe abantu bayimuhira muri temba bwira umugore ikintu yambwiye no gucanze kumva mu mutwe ukuntu yakazaje ngo gukura imyumbati akitwaza umutima mu ishasho wahuru yamara akamasoro mu rutogi ese mwabaga mwarasitera cyangwa zari zacimeza twagaza tuzitera intogi baraziteraga ariko izo zacimeza akamafata wa mutima mu isashe huru akana kawu akana gatiri
akawushiga igitoki kidahiye tubwire niko byagenda bigenda ukacumba umutsima rero akenshi kubera ko twazindukaga wabaga wanaraye umutsima waraye niba usubyeho niba wageze uryoha cyane urure ukagendaga mu murima Tiwogendaga ntahambuje oya yogenda se ntahamba rero tukazihamba kintu tutageza tujana twahize wenda na mata ariko burure ugashika umurima w'ibitoki buraho ngaho wamara guhinga cyangwa se wamara gukura imyumbati tumaze guharura umugiye gutaha ukarengera kuri wa musimu ukagenda ugaca ibitoki nkabe ngaho ukarya se nk'umuntu amara ukazamuka umusozi ukazamuka umusozi ufite imbaraga wa muntu wabona inzuzi ukazamukaga wikoreye ukarenzaho amazi udashe gusaho udahana n'intoki ukagira gutya n'intoki washize udukwi hejuru ku mutwe wikoreye itaje oya ni imyumbati yagiye gukura ariko barayitahanaga umara washika mu nzu ukamusanga cyangwa se ntunayitahane wagazugira cyo ugakura ugasiga imwe aho ngaho wagaruka ubwa kabiri ugasanga yindi yavunze mbere yuko ukura indi ukabanza ukayivundurura ukaba uyanitse ukagenda ugakura indi wajanye n'intuze zo kuyisiga n'amakorori niko bageza bahita yo kuyisiga wamara ukayisiga ugasiga uyivunditse ugatwara yindi yavunze ugataha niko nyine bari basigaye bagira cyane wagaruka kandi nuko washika mu nzu yumva ko tugiye kugenda cyakazimiraga wafashe imyumbati n'amata y'ikivugo ushitse mu nzu wagiraga gutyo ugasanga bidatuha ageza gusanga nyine kuko ufite nk'umuntu mu rugo asanga yacunze nyine yakwiteguye umutsima n'amata biryoshye yewe n'umushira urure bariye n'ubwamtogi ukamushira mu mutsima ugeze uzorenga umusozi yewe umusozi ukabura kandi ntugware ntugire kandi nakamwe ntandaba iwacu wamaraga ndibutse hari umugabo umwe wagiye mu Rusenda na ahantu hitwa mu Rusenda waza yarushe cyane inzara imwishe ngo abwira umugore ngo namushirira imyumbati 7 umuziki inkono ibisha 7 inkono ibisha yari yashoje cyane kandi ko nayo muri wawe gurumira ni minota ingahe kabira hiye mutsima kare burahiye none iyi minota twageza tuyikuza ugacumba ukarya umutsima imyumbati hiye aho ngaho ukaguma kandi abantu barukuru bagiraga amapeti ese ya myumbati nakaza muri somero icyayi cyangwa amata ukabona amata somero isahani yesu we reka icyayi yaravuze ngo iwe yafuye iriya jewe rimwe nibwo nabonye mama ateka icyayi nimba ntabeshe wenda ni rimwe cyangwa ni kabiri ariko nta cyayi twatekaga ukamumwa gusa amata yonyine gusa akabakwira mwese abana bose muzi tugahezaho n'abandi twagiraga twebwe amata menshi kandi apana kuvuga ngo usukire umwana nyine dukeya igenda kumudonyeramo kareka wageze umubaza nimba yayahaze yahaze ese ndava ku imyumbati y'ikivundu ikamera gute imyumbati y'ikivundu karyoha gute mukayiteka gute iziryoha zawitogosa nyine bisanzwe nako twayitekaga cyangwa se ukayotsa ikivundu zacotsa inyuma zacotsa kandi kikaryoha cyane nuko niko byagendaga ikaryoha ugasomera n'ayo mata urangije umutsima ugasomera imyumbati iwacu ariko reka mubwire hano ntiwoge umutsima ujye n'umuceri wo kwa muvyimbira ahangaha woge umwumbati wonyine munumara urenze umutsima zonyine n'umwumbati waha urya ibifu byaratumaze ukunguku umuntu akaba aribwa n'igifu ngo ariye akumbati kangana kandi gahembe izi ndwara zose abantu bagize ni ibiryo by'amadawa bashyiramo amadawa bagatera amezi 2 ukamusanga kera ibigori bibaye bizima
iyo meza ngaho ukamusanga ukera ikintu inyanya bakazitera kumbura amata n'imyumbati kubisomera ngaho mama baba kutubwira ukuntu wo kumbuye ukuntu ubona uwo usigira umwana yabuze abasigira abana bizaba bigorana uzubana n'umuntu hano muri Kenya ukamubona arahetse arashoboye isuku kandi uturanye n'abantu ariko ga nawe ukareba uwo muturanye nawe ari bize natwe batandatu kandi nawe noneho kavuga isuku ndahita ukamuheka kubashorera ariko iriya ruguru iwacu nza numva sinabaye ariko ibyo nza numva ari imico tugezayo ukagenda ukazamuzuka mu gitondo gusa apana ubwiye kuzerera ubwo aje amukwiye ruguru wazerera nta kibazo hari nk'abantu nyine bazagenda bakubwira akakubwira ngo umuntu w'umugabo je ndamuzi ngo yagize asigara mu muhanda we kuko nyine abari mu rugo bakamubazana abana bakazamusigira abana ndebe umwana umuntu w'umugabo kandi mukuru kubera ukuntu yagiye imbabazi z'abana n'umva turi nk'abamama batanu tukamushira abana ukamwumva uko umwana umwana bameze neza nazerera ariko twebwe hano umwana azasohoka ukazukundira mu nzu nawe ukakana ariko iriya ngo kwara kugenda umwana akagenda gusa akagera ataza aho nicyo cyonyine se wageze umusigiro wawe nyina musigira nk'uko marembo akamubera igiwe kandi mu mahoro menshi tutekereza ngo hari icyo arwaye izi ndwara zibino kandi ukamusanganye na nta n'icyo bimubwiye ahubwo utari muheza bamubwira umwana yagize ibere utambereye umwana ibere kugira ngo arebe ugasanga nibwo ubabaye kuruta iwacu bari ahambere yemwe ejo tuzagarukana patidiri ibiganiro byacu nakagaruka murakoze